Ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu ku ijambo ry'umwimerere, mbahaye ikaze Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללוחות היום. Impamvu 10 igitabo cya Enoki cyakuwe muri Bibiliya. Mbaje kubasuza mu izina ry'Uwiteka, Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo. Ni iki tugiye kureba uyu munsi tugiye kureba impamvu 10 igitabo cya Enoki cyakuwe muri Bibiliya. Ntabatindiye rero, katwinjiremo, kanda like, winjiremo usangiza abantu inkuru kugira ngo igere ku bantu benshi cyane banyota ukuri, ubundi mumbwire icyo mutegeza kuri izi mpamvu 10 ngiye kubabwira igitabo cya Enoki cyakuwe muri Bibiliya. Impamvu ya mbere nabatindiye, kivuga ku rutonde rw'abamarayika n'ibivejuru. Gisobanura birambuye ibyerekeye abamarayika n'ibivejuru, gihinyuza kandi imyumvire ya kera y'itorero ishishikariza abantu ngo kwigengesera kugira ngo batumva ibyo bintu by'abamarayika uko baguye, n'itangiriro 6:1 kugeza kuri 4, kubijyanye n'abana b'Imana aribo bamarayika uko baje kwihuza n'abakobwa b'abantu, ngo mugomba kukigengeserera. Niyo mpamvu bakivanyemo. Icya kabiri, imyumvire idasanzwe kubijyanye n'isi n'ijuru. Kivuga ibyerekeye uko ibiremwa byo mu ijuru n'isi byose bimeze, kirimo n'ibyerekeye ijuru n'umuriro w'iteka. Kivuga ku ijuru n'umuriro w'iteka, uko byafatwaga n'abantu ba mbere, ngo kuko byuzuye amarangamutima kandi bidahuye n'ibyanditswe byera. Urumva ngo ntabwo gihuye n'ibyo abantu bemeraga kera, ngo kandi cyuzuye amarangamutima, ngo bidahuza n'ibyanditswe byera. Uranyibwirira ibyawe impamvu wumva bakivanyemo. Impamvu ya gatatu, kirimo imvugo y'ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma y'isi. Hari uburyo icyo gitabo kigaragaza imperuka, gihanura uko iminsi ya nyuma izagenda, ngo bivugwa ko gikabije cyane kubisesengura, kandi ko ngo kidahuye n'inyigisho z'itorero. Gisesengura iby'iminsi ya nyuma cyane, noneho itorero rikaba ridashaka kubimenya, kubera iyo mpamvu tukivanyemo. Impamvu ya kane, ngo impaka ku by'iyobokamana. Gishimangira cyane uruhare rw'abamarayika baguye bavuye mu ijuru, uko bangije banayobya inyoko muntu. Wibuke ko abamarayika bavuye mu ijuru baje bayobya banangiza inyoko muntu. Urubyumva? Biri muri icyo gitabo babiduhishe, ngo inyigisho ngo mu by'ukuri ngo itarigeze yakirwa burundu n'itorero ryo hambere. Ibyo bintu bitubwira ukuntu abamarayika bavuye iyo ngiyo mu ijuru bakaza bakangiza abantu bakabonona, ngo ntabwo bihura n'itorero ibitorero rishaka kwigisha. Ni gute ikintu kibi cyakubaho njye nkandika ibintu bizakikurinda cyangwa bisobanura uko byagenze, ukaza kuvuga ati ibyo ntabwo bizakumarira akamaro? Urumva ko hari impamvu bakivanyemo. Impamvu ya gatanu ngo bagikuyemo, gihuza ubumenyi n'ubwenge busanzwe. Gihuza ubumenyi n'ubwenge busanzwe, ngo abahanga bamwe bavuga ko inyigisho zibanga ku bijyanye n'ijuru zigaragara muri icyo gitabo zisa cyane n'ubugeni n'ubuhanga busanzwe, ngo imyemerere y'itorero yafataga nk'iy'ubuyobe. Ubumenyi bwiza ni butabufata nk'ubuyobe. Urumva ko hari impamvu nyine bagikuyemo. Impamvu ya gatandatu, kubura ubuhamya bw'intumwa. Ngo kubera ko byanditswe kandi bikaba bitaranditswe n'intumwa cyangwa umuntu wabonye Kristo, nta bubasha cyari gifite bwo kwemezwa ngo kinjizwe mu byanditswe byera. None se bari kubona Kristo gute? Nimba Enoki yarabayeho mbere ya Kristo imyaka 1000, byari kugenda gutumva ko ibyo bintu birahabanye, ahubwo bakivanyemo kubera ko cyavuga ukuri. Impamvu ya karindwi, impinduka mu muco. Igitabo cya Enoki cyagize uruhare rukomeye cyane mu bitekerezo by'Abisiraheli n'Abakristo bo hambere, ariko cyaje kwirengagizwa ngo kuko basanze gitandukanye cyane n'inyigisho zisanzwe. Mbere cyaremewe, baragikunda, barakizera, ariko ngo nyuma baje nyuma baza gusanga gihabanye n'inyigisho ngo zisanzwe, niko bakivanye ngo bakivanamo. Mbere baracyemeraga. Impamvu ya 8, kutavugaho rumwe
ku byo kivuga, ntabwo cyavuzweho rumwe ku byo kivuga, nubwo abakristo bo hambere bakundaga icyo gitabo cyane, ngo abandi baragikemanze banagishidikanyaho, ngo kuko cyari kirimo ukuri kwacyo kukaba guhuye n'ibyo abantu, ntabwo guhuye n'ibyo abantu bamvaga, bari bazi, bari barabwiye icyo gihe. Urumva nyine cyo kiravuga ukuri, kandi ngo ibyo abantu babwiye icyo gihe bitandukanye n'ibiri muri icyo gitabo cya Enoke. Niyo mpamvu ngo bahise bagikuramo ko kidahuza n'ibyo abantu ngo bemeraga nyuma. Abambere bibuka ko bacyemeraga. Impamvu ya 9, umwanzuro w'itorero ryo hambere. Urumva nyine niyo baragishidikanyijeho, ntibakivugaho rumwe, bagifatiye umwanzuro bahita bakivanamo. Mu kinyejana cya kane, inama y'i Laodikiya yo mu mwaka wa 363 nyuma ya Kristo yashimangiye ko ibitabo bimeze nk'icya Enoke byose bikwiriye gukumirwa. Ibitabo byose bimeze nk'icya Enoke bigomba gukumirwa. Urumva ko bararegera bavuga bati ibi bitabo kugira ngo dukore iyozabwonko rya muntu, bitubuza gukora iyozabwonko rya muntu, nibikomeza gutya ntabwo tuzakora iyozabwonko rya muntu, ahubwo tugombe tubivanemo. Nuko rero bakoze inama muri 333 nyuma y'ivuka rya Kristo, byose babivanamo, igitabo cya Enoke kigenderaho. Ingaruka ya 10 yatumye bavanamo icyo gitabo. Impamvu ya 10 ngo nuko cyari gifite ingaruka ku nyigisho. Cyari gifite ingaruka ku nyigisho, nyine cyabwiraga abantu iby'ukuri, noneho kikabuza gukora iyozabwonko. Gukura igitabo cya Enoke mu byanditse byera byafashije guhuza no kugira inyigisho z'ibanze za Gikristo. Urumva ko cyari kibangamiye izo nyigisho z'ubuyobe bashaka abantu bakurikira, kuko cyatumaga badakora abantu iyozabwonko, nuko bakivanyemo. Noneho ngo kukivanamo ngo byatumye urujijo rugabanuka, bituma ngo bakomeza kumva izo nyigisho zemewe ngo kubyerekeye abamarayika, icyaha no gucungurwa. Ni ukuvuga za nyigisho zivuga kuba abamarayika bave mu ijuru, kwirinda icyaha no tuzacungurwa, biri mu gitabo cya Enoke, ngo byayobyaga abantu. Noneho ku bwacu, ubwanjye njye numva ahubwo cyatumaga abantu badakorerwa iyozabwonko, noneho babonye ko kibabangamiye, nuko bagikuyemo kuko kivuga cyane ku by'abamarayika, kikavuga kwirinda icyaha no gucungurwa kwa muntu. Ngambwira nawe, igitabo kivuga kikubwira uko ibintu byagenze abamarayika baza, kikabwira ko wakwirinda ibyaha, kikabwira ko wazacungurwa, nta kamaro kigufitiye. Ibaze nawe, andika nawe tubwire impamvu ubona bagikuyemo, kandi abashimiye muri abagaciro koko uko mukomeje kwiyandikisha, birangaragaza ko mukumbuye kandi munyote ukuri. Mukomeze rero ukuri gusakare, mugusangiza abandi, kandi koko ndabashimiye mbikuye ku mutima. Imana ibahe umugisha. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda haba, tov meyod.